isi y'imperuka Satani arimo arazamura ikinyoma, akabwira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa bigaga mu ijambo ry'Imana kera. Hari ibintu byitwa kujijisha abantu, maze hakavugwa ikimenyetso cy'inyamaswa gitandukanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa ubwoko bw'Imana bwizeraga ko aricyo kimenyetso cy'inyamaswa kuva kera kose. Ndagira ngo basomere amagambo avuga yuko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, kandi avuga yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu nshaka kubabwira yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukugira ngo tuvumbure ubuyobe burimo bwihisha muri iyi minsi. Ngiye gusoma kuri paje 225 mu gitabo cy'ibyaduka. Ngiye gusoma ku gihamya cya 824, igihamya gifite umutwe uvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Haranditse ngo Yohana yararikiwe kwitegereza ubwoko butandukanye n'abaramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, bakaruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru. Kuruhuka uwo munsi ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Impamvu ndimo mbabwira yuko ikintu cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa umunsi w'icyumweru kizahangana n'ikimenyetso cy'Imana umunsi w'isabato, impamvu ndimo mbabwira ko Satani azibasira itegeko rivuga isabato, ni uko iryo tegeko rivuga ikimenyetso cy'Imana, kandi azaba arimo asimbuza ikimenyetso cy'Imana ikimenyetso cye bwite cy'inyamaswa. Murabizi neza yuko kuva kera kose Satani yashatse gufata umwanya w'Imana no mu ijuru kugira ngo abe ari we ufata ubuyobozi bw'isi n'ijuru, ariko mu gihe ibyo bintu byamunaniye ntabwo yarekeye aho. N'uyu munsi aracyahanyanyaza, ndetse no mu gihe giheruka agomba gukuraho ikimenyetso cy'Imana ngo ashyireho ikimenyetso cy'inyamaswa. Imana zakurwaho ku mugaragaro, bitangazwe kuri radiyo, bitangazwe mu binyamakuru, kandi umuntu uzayasigaraho umva muzamukurira ingofero. Ibyo bintu bizaba birenze jenoside yabaye mu Rwanda, nibe nayo yarabaye umuntu agahungira i Burundi akajya Tanzania n'ahandi, ariko hazaba ikibazo ku isi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo abantu bubahiriza amategeko y'Imana, ngo isi izagerageza kubangisha abantu, babumvishe ko aribo bateje iyi si ikibazo, babumvishe yuko kudatera imbere kw'abantu ari ukubera abo bantu, ngo bazagumya kubavuga nabi kugeza ubwo umuntu akureba koko akabona ko ubukene afite ubufitemo uruhare. Oya, akabona ibintu atatunze ngo ni ukubera wowe. Abantu b'Imana isi zabaviraho indimwe, sibyo? Bazabavuga nabi, bazabaharabika, bazavuga ko umutekano muke isi ifite ari ukubera bo, bazavuga ko ubwiyunge bwananiranye ari ukubera bo. Ngo kubavuga nabi igihe kirekire bizatuma abantu bose babanga, babakureho agatima n'ababyeyi babo babange. Atumva baratunaniye, muzagende mu bibabaze. Wari uzi yuko igihe ubwacyo kigerageza abantu kikabashungura kikabakuramo inkumbi? Igihe iyo umuntu avuze ngo nkurikiye Yesu, hari ikintu kimwe Imana imukorera, imwongerera igihe, kugira ngo icyo gihe kizatuma agaragariza abantu bose ko yakurikiye Yesu, kizatuma abantu bose babona yuko mu nzira zose yahisemo ijya ku Mana. Cyangwa se icyo gihe kizagira ubwo kigaragaza ko yikiniraga, kuko hari abantu bajya babona ibintu bimeze nabi, umuntu akagira ngo Yesu azaje ejo ati nkurikiye Yesu, yikinira. Nimugoroba narembabwiye ko hari ibintu bibiri bigoye kubifatira icyemezo. Hari ibintu bibiri icyemezo cyabyo gikomeye. Ikintu cya mbere ni uguhitamo gukurikira Yesu. Icyo cyemezo kirakomeye, nicyo mu rwego rwo hejuru, gifatwa umuntu ahugutse cyane, gifatwa umuntu atabitewe n'amarangamutima, gifatwa umuntu atabitewe n'ibintu byashyushye cyane, gifatwa umuntu abitekerejeho avuze ngo ibi bintu bizansaba niyemeje kuzagitanga. Nababwiye ko icyemezo cya kabiri ni uguhitamo umuntu muzabana. Icyo cyemezo nacyo kirakomeye, kandi nababwiye ko ibi byemezo bibiri abantu benshi cyane babikora nabi, maze bakazicuza ndetse bakumva aba bari babonye uburyo basubira inyuma.
iyi migani ibiri rero uwanditse muri Matayo 22 witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe, uzabona yuko muri uriya mugani abantu barararikwaga ngo baze mu nzu yo gutegererezamo umukwe, ariko Bibiliya igaragaza yuko n'irarika ubwaryo ryaciyemo abantu imigabane, kuko hari abantu bagezweho n'irarika barangije babwira ubararika bati naguze umurima unyihanganire. Abandi baravuga bati ngewe naguze inka ngomba kujya kugerageza niba zizi guhinga munyihanganire. Ariko reka abo ngabo banze kwemera irarika tubaveho, maze tureba abemeye irarika tuba aribo dukurikirana. Muri bari abemeye irarika bakemera kuza mu nzu y'ubukwe bw'umwana w'umwami, nabwo tuhabona irindi jonjora, kuko mubaje hari umuntu waje utatanze urwitwazo ngo yange kuza, ariko amaze kuza yanga kwambara umwenda w'iki. Iryo ni irindi shungura. Ishungura rya mbere, irarika ryageze ku bantu maze rihita ribacamo kabiri. Bamwe batanga urwitwazo banga kugenza gute, banga kuza, kugeza ubwo bitera umwami ngo nimugende mufate uwo mubonye wese. Ubu hano hari umuntu ubukurikiranye amavuna nk'icumi, ikintu cyitwa gufata icyemezo cyaramunaniye. Iyi irarika rigeze ku bantu rero rihita ribacamo ibice, maze rigahita ribagabanyamo kabiri. Bamwe bakemera iryo rarika bakavuga bati iyi nzu niyo tugiye gutegererezamo umukwe, kandi bati turabizi agiye kugaruka, sibyo? Ubu hari abantu rwose icyo cyemezo cyiza bazagifata, maze bakavuga bati natwe tugiye kwemera tuze mu nzu dutegereze umukwe. Ariko abandi bantu biganye nabo batize ibyigisho bike, bateye nk'abo b'abantu b'inyama n'amaraso, ijwi ry'Imana rizabakora ku mutima, inzitwazo zihite ziba igihumbi, sibyo? Abwira Imana ati buse nimara kwemera ibi bintu umwana wanjye azarihirwa nandi, ko abantu bamurihiriraga bashaka ko nsengera mu idini ryabo. Ahita akubwira ati buse urabona nzasobanurira icyo umubyeyi wambyaye ko ibi butumwa munyigishije atarabwemera, sibyo? Inzitwazo ahita amera nka wa muntu wabwiye uje kumurarika ati naguze inka, ahita amubwira ati ubu naguze umurima, amubwira ati narongoye, bisoze irarika agenje ate, aryanze. Ariko reka dukurikirana abaryemeye. Hari abantu baryemera bakaza muri iri torero bagahitamo ubutumwa twababwirije, ariko bakagira ngo icyo Imana yabashakagaho ni ukuba bizera b'iri torero, maze gahunda zindi zo kujya imbere bakazihagarikiraho. Mu yandi magambo, ibyo kwakira umwenda w'ubukwe ntibigerweho, maze nanone iryo shungura rikabasigarana. Reka rero twumve irya gatatu. Hari abantu baza maze rwose ntibatanga inzitwazo ku irarika, maze irarika bakaryemera bakaryakira, ndetse bakanacika n'icumu ku ngingo ya kabiri, bakemera umwenda w'ubukwe. Ariko igihe ishungura mu gitabo cyitwa Nyandiko z'ibanze ikindi gusoma, no mu gitabo no mu bindi bitabo bavugamo icyigisho bita ishungura, bakavuga n'ibintu Imana ikoresha ishungura abantu, harimo n'icyo bita igihe. Maze umwaka ugashira, ibiri gashira, wa muntu wari warakiriye umwenda, wa muntu wari warateye intambwe yananiye abandi, kuzihangana akaguma mu murongo Imana yamutegetse bikazamunanira, akazasoza abaye umukobwa w'umupfu, maze Yesu yazaza ntazamwemere, kandi bigaragara ko rwose yari yarateye intambwe ntako atagize. Mbese kuri iyo mashungura nindi Imana izasanga ari umukobwa w'umunyabwenge kuri buri ntambwe yaracitse ku icumu? Reka tubyibaze. Bariya abantu bahamagawe mu nzu yo gucyurizwamo ubukwe, bariya abantu babwiwe gutegereza umukwe, bakamubwira bati mumutegereze kugeza hazazira aziye mu bukwe, mutazi ngo ni ryari, mutazi ngo ni sangahe. Ariko Imana ntabwo igisiga abantu mu gihirahiro, yaduhaye ibimenyetso biri hagati yo kwinjira mu nzu no kuza k'umukwe muri bizagenda bigaragariza abantu yuko Yesu agiye kugenza ate. Reka babaze, mbese iyo murebye ibyo bimenyetso Imana yaduhaye, Yesu agiye kugaruka? Muvandimwe wanjye, Imana hari ikintu igushakaho, igutegerejeho, igomba kukubonaho, kigomba kugutandukanya n'abandi bantu. Kuri buri ntambwe ugomba gucika ku icumu, kugeza ubwo uzacika ku icumu ubuheruka, igihe Yesu azabahamagara amazina, maze ukazamusanganira. Uzagera mu ijuru usubiza amaso inyuma, uvuga utumva ku bwa Yesu ndamushima nacitse ku icumu. Abo bantu rero basenga
kuko yabonye amatsinda abiri yose ngo yabategereje. Rimwe ngo ryacaga imbere bugufi imbere y'Imana ribyitayeho rigasenga ku manywa na nijoro, irindi ngo ryari abantu bibereye aho ntacyo bibwira ntacyo bitayeho, babona bucya bukira, ari abantu b'imihango gusa. Ariko ngo rimwe ryahawe imbaraga igihe ngo Yesu yajyaga ahera cyane, ryarambwira riti duha umwuka wawe, turashaka imbaraga zikomoka muri uwo mwuka. Maze ngo Yesu abahuhiraho umwuka urimo imbaraga, urimo urukundo, urimo ibyishimo, urimo n'amahoro. Ariko itsinda rya kabiri ryaje gusenga igihe cyarangiye, Yesu yamaze kuvuga ati noneho muri musinzire muruhuke. Hano muri Matayo mu gice cya 25 ahavuga umugani w'abakobwa 10 nyine, ahavuga uburyo Yesu muri hahantu yavugaga umukwe ashobora kuza. Yari yavuze ko umukwe ashobora kuza mu nkoko, mu nyoni, mu bunyoni, mu museke. Yaje ryari? Yaje mu gicuku. Nijoro mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe agenje ate? Ngaho nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko barabahakanira bati reka da, nimujye mu bahanjuzi maze muyigurire. Ngo nibwo bahise batangira gusenga kujya mu bahanjuzi, ngo bari babwiye ngo nimwishakira yanyu ku Mana. Reka mbabaze, ngo nibwo basenze ya magambo nabasomeye, nibwo basenze cyane bati duha umwuka, duha amavuta, nta kuntu twashobora kubona Yesu tudafite amavuta. Ngo abakobwa b'abanyabwenge barabwira bati nimwigire mu bahanjuzi muyigurire, aya mavuta ntitwabona uko tuyabagabanyirizaho. Ngo maze basenze cyane. None reka mbabaze, nusoma mu mugani w'abakobwa 10 uzabona yuko abo bakobwa babuze amavuta bakabwirwa kuyagura, bagezaho bakagaruka gukomanga. Nibyo ngo baraje barakomanga bati nyakubahwa we dukingurire. Ngo Yesu arababaza ati muturutse he? Bati twariraga ariko imbere yawe, twanyweraga imbere yawe, wigishirizaga mu nzira z'iwacu. Yesu ati ko mbona mbabonye bwa mbere ntabazi. None niki cyatumye baza gukomanga? Ngo nuko bumvaga amavuta bayabonye. Na yahe mavuta bumvaga babonye? Ngo barasenze Satani arabiyarika, ari mu ishusho ya marayika, asa neza cyane. Bagiye kumva bumva imbaraga zirabuzuye. Ubuzi imbaraga abantu bagiye guhabwa mu minsi iri imbere, za zindi zimanura umuriro, ngo zizamanura n'umuriro mu maso y'iki y'abantu. Ariko ari Satani nta Mana ihari. Ibyo bitangaza ngo bizayobya n'intore niba bigenza bite. Satani azatanga imbaraga zikora ibitangaza. Utinye ko muri uriya murongo nasomye avuga ngo bubura amaso bareba kuri ya ntebe abanyuma, maze babwira Satani bati duha imbaraga. Ngabahuhiraho imbaraga irimo ikibaraga ariko itarimo umucyo, itarimo amahoro, itarimo n'iki n'ibyishimo. Yari yiteguye kubashukana n'abana babo, ariko abantu bari barabaye maso, bari bariboneye imbaraga zujuje ibyangombwa zitari ikitiriro. Rero muvandimwe wanjye, uyu munsi ni igihe cyo kuba maso, ariko Yesu yabwiye abantu ati noneho nimusinzire muruhuke.